Okay fine, nizere yuko mumeze neza aho muherereye hose. Ni ukuvuga ngo uyu munsi tudatinze ndashaka kubabwira yuko tugiye kuvuga ku mabanga atandatu cyangwa se twavuga ngo na amahame atandatu ashobora kuzagufasha mu rukundo urwo ari rwo rwose. Wenda se ushobora kuba uvuga ati wenda ni mu buryo bwo gukundana bisanzwe, wenda uyu mukobwa ngiye kumutereta, cyangwa se n'umukobwa n'umuhungu batari abana barimo gukundana, cyangwa se n'umugabo n'umugore bamaze kubana bashakanye, cyangwa se mu mibanire yawe n'abandi ku kazi, cyangwa se ahantu hari ho hose. Nukuvuga ngo aya ni amahame atandatu ashobora kugufasha kuba wabana na buri muntu wese kandi kuba wamukunda nabo bakagukunda. Aya ni amahame y'aba bahanga ba kera bagiye badusigira, abakubiye mu nyandiko za kera cyane. Nk'aya mahame abahanga babashije kuba bayandika mu myaka 2500 ishize. Ukumva rero ni ukuvuga ngo amahame nkuko tuzi yuko wenda niba ufashe uzafate nk'ibuye uritere mu kirere, byanga bikunda rihita rigaruka ku butaka. Uvuga ngo iryo ni ihame. Ibi rero nabyo ni amahame, ni ukuvuga ngo nubasha gukurikiza bino bintu uko ari bitandatu, mu rukundo urwo ari rwo rwose, mu mibanire yawe n'abandi, ntabwo uzigera ufeiringa. Tudatinze byaba byiza ufite ahantu wakwandika bino bintu, kuko biba ari byiza kugenda bigufasha ugenda ukomeza wiyibutsa ibintu nk'ibi by'ubwenge. Tuvuga ngo ikintu cya mbere, ereka umuntu ukunda urukundo runaka, cyangwa se abantu runaka, ereka abantu ukunda urukundo mu buryo bufatika. Ahangaha haba harimo nko kuvuga ngo wenda ushobora nko kubagurira nk'ikintu kimwe mu byo bakeneye, wenda se ahangaha ntabwo bigusaba kwigora ngo ube wagura ibintu bihenze cyangwa oya, ni mu buryo bufatika. Bivuga ati wenda niyo umuntu wamugurira ikintu cyoroheje cy'amafaranga makeya, ariko mu buryo bufatika, ukaba wakwereka umuntu ukunda cyangwa se abantu ukunda, bereka urukundo mu buryo bufatika. Ushobora no kuba udafite amafaranga, ariko ukaba wavuga uti uyu munsi ndagufasha tuno turimo, ukaba wamufasha wenda gukora utuntu runaka mu birimo ari gukora. Muri make aho ngaho uzaba uri kumwereka urukundo, ariko mu buryo bufatika, mu buryo bugaragara. Wenda se umufashije nk'ikintu runaka, cyangwa se umuguriye nk'akantu runaka k'amafaranga yoroheje bitewe n'amafaranga ufite, cyangwa se bitewe n'uko wabipanze. Icyo ni ikintu cya mbere uzakora. Ikintu cya kabiri, ihame rya kabiri, koresha amagambo meza. Ni ukuvuga ngo ahangaha muri kamere muntu nawe ubwawe uriyizi, nta muntu n'umwe uri kuri ino si, cyangwa se wabayeho cyangwa uzabaho, udakunda amagambo meza, udakunda umuntu umuvuga neza cyangwa se umubwira ibyiza, umuntu nyine umubwira amagambo meza muri rusange. Iryo ni ihame rya kabiri. Ni ukuvuga ngo ihame rya gatatu, twihutishije, ihame rya gatatu, uwo muntu cyangwa abo bantu batekereze neza, ubifuriza ibyiza mu bitekerezo byawe, mwaba muri kumwe cyangwa mutari kumwe. Ahangaha ikintu bigufasha cyangwa se ikintu bizakora, niba wa muntu uri kumwifuriza ibyiza mwaba muri kumwe cyangwa se mutanari kumwe, ariko mu bitekerezo byawe ukaba ubizi yuko uyu muntu umutekereza neza, umwifuriza ibyiza, icyo gihe ibitekerezo biragenda bikajya no mu bikorwa byawe. Niba umuntu uhora umwifuriza ibyiza, bizanakorera no kuba ushobora kumukorera ikintu cyiza, kubera yuko kuba uhora nyine umutekereza neza, umwifuriza ibyiza mu bitekerezo byawe, utamwifuriza ibibi, uzi neza yuko aba bantu bakunda cyangwa se uyu muntu umukunda, bizatuma ushobora no kumukorera ibikorwa byiza. Noneho numukorera ibikorwa byiza, bya bikorwa byiza bizavuga cyane mu mutima we, cyangwa se mu mutima w'abo bantu. Wenda ni ahantu ukorera, cyangwa se ni muri rusange, n'abantu muri rusange, bya bikorwa byawe bizagira impact nini, bituma bantu nabo bagukunda. Kuko ni ukuvuga ngo muri ino si turabizi, icyo ubibye nicyo sarura. Niba uri gukorera uyu muntu ibyiza, cyangwa se uri kumutekereza neza, akenshi nawe ni uko nguko bizagenda. Noneho ihame rya kane, gusangira n'uwo muntu ukunda, cyangwa se abo bantu ukunda, gusangira nabo no kubasangiza ibyo ufite, utagize ibyo ubahisha. Ahangaha wenda twavuga ngo wenda mubana n'abantu mu muryango, niba ari ibintu byo kurya ufite, cyangwa se niba ari ikintu cyiza cyo kurya waguze ufite, wikirya wenyine, aho yasangira n'abo bantu. Wenda se uruvuze wenda mfite amafaranga ni makeya, ariko se ninyarya njyenyine, n'ubundi n'ejo nzongera nsonze kurya
hamagara wa muntu ukunda cyangwa se ba bantu ukunda, musangire ubasangize ku byo ufite. Musangire ku byo ufite, uvuga uti ngwino uyu munsi natetse cyangwa se uyu munsi nasohotse, uyu munsi hari ibintu naguze, ngwino dusangire. Icyo kintu kizagufasha cyane kuba ushobora gusangira no gusangiza n'abantu ukunda ibyo ufite kandi utagize icyo ubahisha. Ikintu cya gatanu, kuba umwizerwa. Ahangaha ni ukuvuga ngo ubundi umuntu wese uri ku isi cyangwa se umuntu wese wamaze kumenya ko muri ubu buzima ashaka kubaho yishimye no kubaho afite amahoro, hari ibintu bitanu aba agomba kubahiriza cyangwa se aba agomba kwirinda kuba yakora. Ibi bintu nabyo byaba byiza urebye ahantu byandika. Ikintu cya mbere, kwirinda kwica ikinyabuzima cyangwa se kwirinda kwica umuntu, wenda haba mu buryo bw'amarangamutima ngo uyu muntu wumve wamugirira nabi cyangwa se mu buryo bufatika. Kwirinda kwica. Icya kabiri, kwirinda kwiba. Icya gatatu, kwirinda ubusambanyi ubwo ari bwo bwose. Icya kane, kwirinda kuvuga ibinyoma. Ahangaha wenda no kwirinda kubeshya ikintu icyo ari cyo cyose nk'uko tubizi. Niyo kaba ari akantu gatoya, kwirinda kuvuga ibinyoma. Icya gatanu, kwirinda kunywa ibisindisha cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyatuma wiyumva cyangwa utekereza mu buryo butari ubusanzwe. Vuga ngo umuntu wabasha kwirinda bino bintu bitanu bihita bimufasha kubahiriza kino kintu cya gatandatu tuvuze, bino hame rya gatanu ryo kuba umwizerwa. Ni ukuvuga ngo ahangaha ikintu bigufasha iyo wubahirije bino bintu bitanu maze kuvuga, ukirinda kwica, kwirinda kwiba, kwirinda ubusambanyi ubwo ari bwo bwose. Icya kane, kwirinda kuvuga ibinyoma cyangwa se kwirinda kubeshya. Icya gatanu, kwirinda kunywa ibisindisha ibyo ari byo byose cyangwa se kurya ibintu n'imiti, biriya bintu byose bishobora gutuma utekereza mu bundi buryo, ukabyirinda. Icyo gihe bituma uba umwizerwa. Kandi turabizi ko mu mibanire yose yari yose y'abantu, cyangwa icyo twakwita inkingi ya mwamba cyangwa se fondasiyo yo kuba wenda uyu muntu, aba bantu b'abana cyangwa se uyu muntu wamukunda nawe akagukunda, icyizere. Rero iyo wabashije gukurikiza bino bintu bituma ba bantu cyangwa se wa muntu akwizera. Iyo umuntu akwizera rero buriya ni ukuvuga ngo ni nkaho umutima wiwe uba waramaze kuwutsindira. Ihame rya gatandatu cyangwa se rino banga rya gatandatu ari naryo cyane, mugomba kuba mufite intego zimwe z'ubuzima, icyerekezo kimwe. Ni ukuvuga ngo bano bahanga ba kera batubwira yuko abantu kugira ngo imibanire yose igende neza cyangwa se kugira ngo aba bantu babane bashobora kubana neza mu gihe kirambye, bagomba kuba bafite icyerekezo kimwe cyangwa se bafite intego zimwe z'ubuzima. Niba abantu badafite intego zimwe z'ubuzima, wowe uri gushaka kujya hariya muri Kongo, uyu nguyu ari gushaka kujya mu Burundi, ntabwo mushobora kuzahuza kuko urumva muratandukanye, mufite intego n'ibyerekezo bitandukanye. Iryo ni ihame rya gatandatu yuko mugomba kuba mufite intego zimwe. Ahangaha hari ndi gusoma zino nyandiko za kera cyane, hari interuro nabaye nasoma ariyo ngiye gusorezaho nyibasangiza, ivuga ngo imibanire yose inyura mu bihe bikomeye cyangwa se inyura mu bihe bibi, ariko imibanire ya nyayo cyangwa se imibanire ikwiye, imibanire izashoboka irenga bya bihe bibi. Uvuga ngo imibanire iyo ari yo yose ishobora guca n'itegeko nyine ica mu bihe bibi cyangwa se mu bihe bikomeye. Niba mukundana n'umuntu, hazabaho ibintu bishobora kubatanya, bazabaho ibintu bishobora gutuma umwana atandukana, ariko imibanire ya nyayo kuvuga ngo niba koko aba bantu bari kuzagumana, bya bihe bibi babicamo ariko bagakomeza bakabana, ntabwo bihita bibatandukanya ngo bibagire abanzi. Oya, mbere na mbere ahangaha ugomba kumva yuko niba hari abantu bafitanye imibanire runaka cyangwa se ari umuntu mufitanye umubano runaka, niba muzagira mu bihe byagaragara nk'aho bishobora kubatandukanya, oya, banza umenye yuko nta kintu kibaho igihe cyose, buri kintu cyose kizarangira. Niba akanya mufitanye ibibazo, kugira ngo ibi bibazo bizarangira, binagufasha no kuba wavuga neza, wirinde kuvuga amagambo mabi, kubera ko ibyo bintu muba muri gucamo bikomeye cyangwa se byabatandukanya biba bizarangira. Ni ukuvuga ngo ibi bintu uko ari bitandatu, umuntu wese uzashobora kubyubahiriza azahirwa mu rukundo cyangwa se azahirwa mu mibanire ye n'undi muntu uwo ari we wese cyangwa se n'abandi bantu bose.
mwibuke gukanda subscribe aho ngaho kuri YouTube channel yanyu, kandi wibuke no gukanda like kugira ngo ino video y'ingirakamaro ibe yabasha kugira no ku bantu benshi, abantu bawe, kugira ngo dukomeze turebera hamwe bino bintu by'ubwenge byasizwe n'abahanga ba kera. Ciao ciao.